Ibihe byiza kuri wowe udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi, ni iby'agaciro. Komeza uzajya udukurikirana, natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza amakuru y'imyidagaduro azajya abagezweho, haba amakuru yo mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku isi hose. Ahantu hose amakuru y'imyidagaduro azajya aba ari, cyangwa se aho azajya abagezweho hose uzajya uyasanga hano kuri Amakuru podcast. Niho hambere wakora amakuru y'imyidagaduro. Amazina yanjye nitwa Ishimwe Emmanuel. Umugoroba wakeye cyangwa se mu ijoro ryakeye nibwo mukuru wa Jay Polly wera Jean Maurice yari ari kuri RTV. Igitaramo cyari cyasubitswe na Marina na Mbanda, ubundi birangira batumiye cyangwa se bunamiye Jay Polly, birangira batumiye rero mukuru we wera Jean Maurice. Wera Jean Maurice yatuganirije ibintu byinshi kuri Jay Polly, guhera avutse, guhera akiri umwana kugeza abaye umuntu mukuru, kugeza yinjiye mu muziki, kugeza abaye umupapa ufite abana babiri b'abakobwa. Yaduhaye ubuzima yanyuzemo kugira ngo abe ari Jay Polly twakunze. Ese izina Jay Polly ryavuye hehe? Ese kuki ari izina Polly? Byose agiye abigarukaho. Yahereye akiri mutoya atubwira ukuntu Jay Polly yavutse. Ubundi wera Jean Maurice nyine mukuru we amurusha imyaka 7. Rero urumva ko Jay Polly yavutse, wera Jean Maurice ari mukuru, amureba nyine nk'umwana. Birangira rero akuza amureba. Ku munsi wa mbere yavutse, wera Jean Maurice yatangaje ko papa we yamufasha akamujyana ku bitaro, kuri clinique yari igezweho mu mujyi wa Kigali ikorera imbere ya CHK. Ubundi agezeyo baramubwira ati suza muri umuna wawe. Umuhungu wera Jean Maurice arababara cyane kubera ko yarabonye undi mu muryango, kandi mu by'ukuri ngo yari afite imbwa akunda cyane. Bihera aho ngaho Jay Polly akura nk'abandi bana, nkuko wera Jean Maurice nyine yabitangaje. Atangira kujya akora amakosa nkuko tubimenyereye nyine, hari abarumuna bacu cyangwa se barumuna bawe bakuraga amakosa akaba ari ubyitirirwa. Rero nako byagendaga kuri Jay Polly, yakora amakosa umukuru we wera Jean Maurice akaba ari ubyitirirwa, akura atyo. Ariko burya umukuru wa Jay Polly niwe watangiye gukunda rap mbere ya Jay Polly. Niwe watangiye kumva rap, akajya areba amateleviziyo akomeye cyane anyuzaho imiziki ya rap, nyuzaho ba Notorious, binyuzaho hanze bakomeye cyane ba Snoop Dogg, ba Dr. Dre, urumva nyuzaho nyine imiziki ya rap ariko ari serious, ya rap nyine y'abaraperi bakirangira mwese murabizi, ba Tupac, iyo miziki ni mukuru we wera Jean Maurice watangiye kuyikunda. Ariko akajya yumva nyine muri umuntu ari aho ngaho, muri umuntu nawe akajya yumva iyo miziki gake gake, muri umuntu mukuru agenda yikunda. Jay Polly nawe akaba ari aho ngaho. Kera niba ubyibuka hari ukuntu hazaga CD, noneho CD iriho indirimbo hakaba harimo n'agapapuro ka lyrics. Jay Polly atangira nawe kugenda akunda izo ndirimbo mukuru we yumva, atangira kujya areba izo televiziyo mukuru areba gake gake. Biza kurangira mukuru we atakiba iwabo mu rugo, ariko mukuru we yabanje gufeelinga rap, cyangwa se yabanze kumva ameze nk'umuraperi, akajya agura imyenda y'abaraperi, Timberland, akajya agura ama big down, ama t-shirt manini cyane. Ngira ngo mwese murabyibuka iby'abaraperi ba kera ukuntu bambaraga kugira ngo bagaragare nk'aba rappers. Mukuru we rero yarabiguze nkuko yabitangaje, niwe wabiguze bwa mbere. Ariko igihe kiza kugera atangira kujya gukorera hanze y'umujyi wa Kigali, akorera mu ntara, akorera mu karere ka Musanze. Hari amahoteli nyine yakoreragamo hariya mu Kinigi. Noneho bizakurangira Jay Polly ari usigaye mu rugo, atangira noneho kujya yumva za ndirimbo mukuru we yumva guhera Jean Maurice, akajya yumva za ndirimbo. Noneho mukuru we yarasize imyenda mu rugo ijyanye n'abaraperi, y'amapantaro nyine manini cyane, ngira mwese murabyibuka, y'ama jeans maremare cyane, y'ama t-shirt maremare cyane manini, y'ama Timberland, byose yari yarabisize mu rugo. Jay Polly sasa atangira kubyambara, atangira gufeelinga nk'umuraperi, atangira kujyandika izo lyrics izo ndirimbo, akajya ziririmba gake gake nkuko mukuru yabitangaje. Nekereza ko ari aho ngaho yakuye gukunda rap, niho yatangiriye kumva ko yaba umuhanzi, niho yatangiye kumva ko rap ari ubuzima bwe. Agaruka ku izina ahantu izina Polly ryavuye, cyangwa se Jay Polly, ariko yagarutse cyane ku izina Polly.
Mukuru yaramurwanyije cyane, adashaka ko akora ibintu by'umuziki, adashaka ko ajya muri rubanda kugira ngo bamutekereze mu bundi buryo. Ubundi ngira ngo mwese murabyibuka iyo ababyeyi ba kera cyangwa se abantu bakuru ba kera bumvaga umuntu ukora rap cyangwa se hip hop, bahitaga batekereza ko ari ikirara, bahitaga batekereza ko nta kizamuvamo, yatangiye kujya kunywa ibiyobyabwenge, yatangiye kunywa ibisindisha. Rimwe na rimwe rero Uwera Jean Maurice, mukuru wa Jay Polly, yavuze ko ntabwo yakundaga kubona Jay Polly ari kwiyumva nk'aba rappers, nk'umuntu uzakora hip hop. Oya, yahoraga murwanya kubera izina iwabo bari baramwise. Kera Jay Polly, nyine ndi kukubwira ubuzima Uwera Jean Maurice yatuganije kuri Jay Polly. Ubundi yavuze ko kera Jay Polly yari umwana witondaga cyane, niwe mwana wajyanaga na mama we gusenga. Mama we twarabibabwiye ejo, yahoze aririmba muri korali yari ikomeye cyane mu zihimbaza Imana mu Rwanda yitwaga Hoziyana. Ngira ngo murayibuka, yari korali iririmba indirimbo zihimbaza Imana. Rero Jay Polly yakuze ari umwana wubaha cyane, ari umwana ufite ikinyabupfura, ari umwana ujyana na mama we gusenga nk'uko byatangajwe na mukuru we. Rero atagira amafuti menshi, atagira amakosa menshi. Ubundi mama akajya akunda kuvuga ngo tiye Polly cyangwa se bishatse kuvuga ngo ufite ikinyabupfura cyangwa se urubaha. Biza kurangira rero izina Polly ritangiye kujya mu mazina ye cyane, ari naho izina Polly nyine ryavuye. Yari umwana witonze, yari umwana udasuzugura, yari umwana wubaha cyane, umwana nyine ukundwa na mama we cyane, niho izina rero Polly ryavuye. Kuva icyo gihe rero Maurice, kubera iryo zina, kubera ko yari mukuru we, ntabwo yashakaga ko mama we azabona ko yajyanye umwana mu bintu bya hip hop, kubera ko niwe atangiye kubimwumvisha mbere, akagerera mukanira adashaka ko akora indirimbo. Ariko bikanga, ikikurimo ntawe kijya, icyo uzaba ntawe kijya. Jay Polly yarakomeje ararwana na mukuru we, yaramubwira ati oya grand frère, oya ntago yego nibyo ndakubaha, ariko umuziki nzawukomeza kugeza mbaye icyo nshaka kuzaba cyo. Yatangiye amenyana na ba Green P, bari batuye muri hood zimwe cyangwa se muri quartier zimwe. Ba The Ben barirwanaga, baza kurebera ayo mateleviziyo kwa Jay Polly, baza kureba ayo mashene nyine, batangira guhuza cyane na ba Green P, batangira kujya bajya muri studio, batangira kujya bakora indirimbo gakeya. Biza icyo gihe Jay Polly yarageze nko mu wa gatatu secondaire, noneho ageze nko mu wa gatanu secondaire ahura na ba Bulldog, ahura n'abandi bakoze itsinda rya Tough Gang. None icyo gihe batangira gukora umuziki, batangira gukora indirimbo nyinshi cyane twagiye tunabamenyeraho, bafatikanyije na Rick Lake. Ariko grand frère wa Jay Polly cyangwa se Uwera Jean Maurice, ni umwe mu banyamakuru bakomeye cyane mu Rwanda, anakora ku gitangazamakuru cya leta akorera kuri televiziyo y'igihugu y'u Rwanda RTV, niwe ajya avuga amakuru. Uwera Jean Maurice rero icyo gihe ntabwo yashakaga kumva Jay Polly yaba umuhanzi wa hip hop nkuko yabitangaje, akajya yanga. Ariko Jay Polly agakora indirimbo mukuru wakazumva kumva ni serious hip hop, serious rap, akabikunda kubera ko yamye nyine n'undi akunda rap, yamye akunda hip hop. Jay Polly agakora indirimbo ya mbere akayimukubita, ariko grand frère akavuga ati no, jya kwiga, komeza ujye kwiga kugira ngo uzambare ikote. Ariko Jay Polly akamubwira ati no, nshaka kuba uyu nguyu, nshaka kuba umuhanzi, nshaka kuba umuraperi ukomeye mu Rwanda. Akomeza gukurikira inzozi ze cyane. Igihe cyaje kugera, hari agasaga kabaye ngo yabwiye grand frère we ko yataye ibintu by'amaburudero ku ishuri, diplome ye banze kuyimuhereza, amwaka amafaranga yo kujya kwishyura kugira ngo bamuhereze diplome. Grand frère yarabiketse nyine, Uwera Jean Maurice, grand frère wa Jay Polly, yarabiketse cyane, ariko amuha amafaranga, amuhaye 80,000 aho kugira ngo ajye kuyatanga aho ngaho ku ishuri yavuze, ahubwo ajyana muri studio. Nyuma yaho ahita akora indirimbo yitwa Umupfumuzwi. Kugira ngo mwese murayizi, Umupfumuzwi ni indirimbo yabaye hit mu Rwanda. Biza kugera Uwera Jean Maurice arafite inzu mu karere ka Rubavu, aza guhamagara Jay Polly ngahamusange. Ahamusanze aramukingirana mu gipanga, aramubwira ati oya guma ahangaha, uzahava ari uko ushaka ko uzahava ari uko wabaye Jay Polly nshaka, nkuko Uwera Jean Maurice yabitangaje. Aravuga ngo
uzahava ari uko uri Jay Polly nshaka utakiri Jay Polly w'umuraperi, utakiri Jay Polly ushaka kujya mu bintu byo kuririmba injyana y'umujinya nk'uko bakunze kuyita. Ariko Jay Polly biranga, mukuru we Uwera Jean Maurice aza kwisanga Jay Polly yamuhamagaye ari Goma, yigiye kureba ahantu hari du studio, anamubwira ati we grand frère bite ndi Goma, nk'uko nyine yabitangaje. Biza kurangira Jay Polly akomeza gukora agiye agaragara muri performances nyinshi ari kumwe na mukuru we. Mukuru akabona abantu bari kumukunda, abwira abantu ngo bamumanike amaboko bakayamanika. Mu by'ukuri Jay Polly uko mukuru yabitangaje ari umuntu witangiye umuziki, witangiye injyana ya hip hop, yakundaga hip hop cyane, akayikora n'umutima we wose, agakora ibishoboka byose kugira ngo ayisangemo nkuko mukuru we yabitangaje. Ngo hari igitaramo bigeze gutegura mbere, Jay Polly yajyaga mu gitaramo bakamuhemba nk'ibihumbi 300, kandi rero waraganije ari we waririmbye, abantu baje ari benshi bagamuha nk'ibihumbi 300. Mukuru aramubwira ati no, reka iki gitaramo none tugiye gutegura ari ngewe n'umugore wanjye tuza kwakira ibintu by'amafaranga, wowe uze kuririmba gusa. Baragiye bakusanya amafaranga ya nyuma bari basigaranye bishiye sare, bishiye sound system, byose basigaranye 1,350,000. Grand frère atangira kubona ko bishoboka, atangira noneho kuvuga ko petit frère we Jay Polly yaba umuntu ukomeye cyane, kubera ko ayo mafaranga urumva ni menshi cyane muri icyo gihe. Atangira noneho kujya mureka, atangira kumuribera, kubera ko n'ubundi ntabwo yari agifite ubushobozi bwo kumuhagarika, kubera ko yaramaze kugera kure. Bikomeza gutyo Jay Polly akomeza kurwanira uyu muziki. Jay Polly akomeza kuba Jay Polly we ashaka kaba we. Jay Polly akomeza kuba wa muntu ushaka kuvugira rubanda. Jay Polly akomeza kuba wa muntu ukora indirimbo zifite ubutumwa, zifite icyo zibuze kumarira society cyangwa se societe nyarwanda. Abantu rero batangira kumukunda cyane, abantu batangira kumva indirimbo ze cyane. Ewana Jay Polly izina rigenda riba rinini. Grand frère ibyo kumubwira ngo ntago nshaka kuba uyu nguyu yarabyorera, kubera ko yaratangiye kubona ko afite ikizamuvamo cyane. Noneho biza no kurangira atwaye Primus Guma Superstar mu mwaka wa 2014, ngira ngo mwese murabyibuka. Yari Guma ya gatatu itanzwe, rero niyo Jay Polly yatwaye. Mukuru we none aravuga ati petit frère none atangiye no gutwara amafaranga 24 ngira ngo mwese murabyibuka niyo mafaranga batangaga muri Primus Guma Superstar. Nyuma yaho nyine Jay Polly aba umuhanzi ukomeye, ari nabwo twamumenya akora indirimbo nyinshi zagiye ziba hit, akanyarira jisho, umupfumuzwe, inshuti nyazo, mwese murazizi indirimbo za Jay Polly ni nyinshi cyane. Grand frère we rero yatangaje byinshi kuri Jay Polly, avuga uburyo yakunze umuziki, akajya amubwira cyangwa se akajya amubuza ko akamubwira ngo uvemo, ariko Jay Polly yarakomeje ararwana kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa nyuma, yari akiri kurwanira uyu muziki. Rest in peace Jay Polly. Uwera Jean Maurice ageze hagati, bari kumubaza nyine icyo Jay Polly yaravuze mu muryango we, Mugahinda kenshi n'amarira menshi. Uwera Jean Maurice yari afite agahinda, birumvikana gutakaza murumuna wawe, gutakaza umuvandimwe wawe ntabwo ari ibintu biba byoroshye, ariko yatubwiye byinshi kuri Jay Polly, yatuganije byinshi kuri Jay Polly, ndetse twumva uburyo yamuciye intege, ariko umwana akanga kuva kwizima. Jay Polly akanga kuva kwizima. Gitabye Imana afite imyaka 34. Yavutse mu mwaka wa 1997. Mu mwaka wa 1987 nibwo Jay Polly yavutse ku itariki 5 z'ukwezi kwa karindwi. Rero akaba yatabarutse ku itariki 2 z'ukwezi kwa 9 uyu kwezi 2021, yitabye Imana afite imyaka 34. Ntabwo yari myinshi, yari afite ibintu byinshi byo guhereza abanyarwanda, yari afite ibintu byinshi byo gukora, ariko rest in peace Jay Polly, rest in peace. Imana ikomeze ikwakire mu bayo. Uwera Jean Maurice yatangaje ko uyu munsi ku cyumweru bwo bari buze gushyingura Jay Polly, bibuze kubera isororo, ndetse igihe nicyo kiri buze streaming live, nicyo kiri buze gukavaringa iyo mihango yose, bajya kumufata mu rugo, bajya gusenga, bajya kumushyingura, ndetse no gukaraba, byose bibuze guca ku gihe. Ikinyamakuru igihe nicyo kiri buze gukavaringa iyo story. Rest in peace Jay Polly, warakoze kurwanira uyu muziki, warakoze kuduhereza ibyishimo cyane.
Imana ikomeze ikwakire mu bayo. Komeza rero nawe kugubwa neza ahantu hose uherereye, waba uri mu Rwanda, muri Afurika ndetse n'ahantu hose waba uri ku isi. Komeza kugira ibihe byiza cyane, Imana ikomeze kubana nawe. Yewe nibyo mwifuriza. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel. Imana ikomeze ibane nawe.